hasaze wowe siko yabyaye mu gasozi none so yagushatse gukwe mu gasozi ariko nk'ubu papa wacumuye iki kumara kurya ushaka nabi ubu nk'inshi nzayishatse ngo izakugeze kure urabona itazakugeza ku rupfu mwishike igikoma watobye se mama ko mucyangije ese ngahombwe amakuru y'iminsi ra iminsi ntabwo nayahamagaye amayinite yari yanciranye eka ariko barandahiye gusigaho indimi zose narazize wigiye hagana hehe mu ishuri ishuri rya hehe wajyaga ku kubeshya kigo hariya bigishiriza indimi ngaho mbwira ibyo wizera niba warize koko utabeshye mbwizwe ntumbeshye nize igifaransa nize icyongereza n'imodoka narayize uretse ko ntayimetereje neza ngaho mbwira mu cyongereza mu byo wize mu cyongereza icyongereza vegetable umuntu mubi vegetable ni umuntu ruti ni mubi vegetable ruti umuntu mubi uzabura ubwenge umusore nakubaho ko atameze nk'abandi basore uzamenye ko ari umuyobozi w'abo basore babo ariko se papa ibaze niba sikirini ya telefone ya sheri wawe yaramenetse ibaze none icyo azakora umutima wawe wamuhereye ubuntu byageze rero uretse kugenda utangije hanze buretse iki kintu cyawe siko kitari kungana wigenda utangije ngo amafaranga ari heza shaka ngahese cyawe kandi hajya wari urangeza ariko buretse kuna motari makuru ya moto nziza mwa wayibonye ni urwembe ni nziza wakwigendera mwa abura andi mafaranga tena ariko nose wari uranjana hari ubwo ungejejeyo sungejemo hagati ndagarukira ahangaha iyi ni puraki mwa oya kubona ari icyo ni honda ni original moto nk'izi rero kuva na kera zabaga ari moto nziza ufite ikasike nziza sha igendere ni kasike gusa cyangwa ni ugukunda moto kumbona mwiki akuma mubona buri kurira ko yatwimye tukiraka nabi ntago ari ibi gafu igikoma nako cyagisigaye igikoma nicyo cyari gisigaye none murakibona umwana atanga igikoma kandi nanjye ugagitsina amazi akanywa nzoga n'abakaritasi wambaye basi musuma abaza mubwire wakagore iyo utarutse ukajya mu bagabo kanshyira mu maguru cyangwa ugura mu matako wa mugabo ikindi urashaka iki muri make cyangwa ikiyegure rekura bene wanyu rekure bene wanyu wowe warekuye bene wanyu rekura rero rekura cyangwa nyikume uretse se warekura none mva wakagore ushobora kurekura ijaga nkinywera igikoma none wakudari kuyirekura ngo mbanze mwe ariko ngiyo muri kurwanira igikoma muri abantu bakuru ngiyo mwana atari kukirwana mumva mutarasaze hasaze wowe siko yabyaye mu gasozi none so yagushatse gukwe mu gasozi ariko nk'ubu papa wacumuye iki kumara kurya ushaka nabi ubu nk'inshi nzayishatse ngo izakugeze kure urabona itazakugeza ku rupfu si nk'ibyo byose si urabona ko atazageza ku rupfu ubundi wakagore warekuye ijaga nkinywera igikoma nkihagire ngo wihagire ni gute ushaka guhaga mbere yanjye kandi ngewe waguze ifu y'igikoma narahaga gahunga Benjamin hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje impapuro z'impimbano ndacu ariko dore ku karima ko kakwankwanzi vuga neza ebyiri imwe n'ijana urabura
kwaka amafaranga ukayamwima mama wawe wakubyaye yakubaza amafaranga ugaceceka babyarabaye bose ukigira nyoni nyinshi wahura n'umukobwa umwe muhuriye ku mbuga nkoranyambaga ukamusakazaho urufito ngo ndaje nongere mbikuze nkongera ayandi nakwihore ukagira ndagutinda nanjye ndagutinda ubu ni gute nishyira amafaranga hari ukaza ugashaka kuyama niyo kujya nigute mbyuka nkajya gushaka amafaranga Jesus. God have mercy upon us.